bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bofisiye nabo bamaze kurahira, barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo bitoroshye, bahavanye ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Bageze kuri iyi ntambwe kubera ko babyitwayemo neza, bagaragaza imbaraga, ubuhanga n'imyitwarire myiza, bikaba ari byo bibahesheje kurangiza aya masomo neza. Kuri aba ofisiye bashya, sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo umwuga mwuzuze neza inshingano zanyu zo kurinda ubusugire, umutekano n'iterambere by'igihugu, cyane cyane n'abagituye. Imwe mu nshingano nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu n'ingabo z'u Rwanda
ni ukubaka no kurinda iby'igihugu kimaze kugeraho. Aho bitandukanira n'imyumvire imwe hamwe na hamwe, hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwanya intambara gusa. Ntabwo ari byo. Intambara abantu bayirwana iyo byabaye ngombwa, iyo ari ngombwa, iyo hari impamvu. Iyo mpamvu ifite uko isobanuka, cyane cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva nk'u Rwanda. Niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose, yo kubuza uburenganzira, kubuza amahoro, kukubuza iterambere, cyangwa no gusenya ibyo umaze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye, amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, hari n'ababishyigikira n'ababihembera biturutse hanze y'u Rwanda, ndetse bakaba no gushyigikira inzira y'intambara yazanwa cyangwa izanwa ku Rwanda. Muri iyo nzira, iyo ntambara nabo hanze bayifashije. Sindi bubitindeho cyane rero. Intambara u Rwanda rwarwana ntabwo ari intambara u Rwanda ruba rwashoje. Ingabo z'igihugu cyacu, uwo mwuga ntabwo ari uwo gushoza intambara, ntabwo ari umwuga wo gushotorana, ntabwo ari cyo twubakira uwo mwuga. Umwuga kandi nshimira mwese abarangije izi nyigisho n'amahugurwa, nshimira n'ababyeyi banyu babashishikarije kugira ngo mujye muri uwo mwuga. Nuko iyo nshingano, nuko uwo mwuga ukwiriye kuba wumvikana ko ari ukwirinda, ko
kwari ukurinda igihugu ndetse kwari ukurinda igihugu ibishobora kuba byatwara n'ubuzima bwawe nk'umunyarwanda utaragiye no muri uwo mwuga. Abenshi twabuze twatakaje ntaho bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu. Ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka. Uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi. Naho ubundi kutawujyamo, kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima. Hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema. Ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu. Maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga, ntabwo dushaka kuzongera kubibona, ntibikabeho mu Rwanda twubaka. Aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo, muzi kandi mwese n'abandi barayazi, aho abantu bapfuye bicwa n'abandi, bicwa na politike mbi, yaba yahemberewe hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze. Aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe. Ahantu abantu bafite intwaro, baba abanyarwanda baba abanyamahanga, babaza utayifite, udafite intwaro, bakabaza umwana, bakabaza umukecuru, bakabaza umusaza, ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo bari cyo kibica. Igihugu iyo cyageze aho, cyangwa iyo cyageze aho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo, byaba ari ishyano. Ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga, ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko
byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu, ari mwebwe, ari abo musanze, ari n'abandi bazaza. Ndetse mugakorana umutima, sa na wa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi, abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe. Icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru ni intwari. Nicyo gikwiriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, ukabyanga, ukabirwanya. Urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa ni ugupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Rwose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Iyo byageze kuri wa mwuga, mukora, ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa. Bapfira ukuri, bapfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha. Ukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga nkwiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira discipline iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF,
kuko iyo discipline, ubwo bwitange n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu buri umwe ku giti cye, biranga n'igihugu. Ujye wibuka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF ziri, zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibi byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe. Mbifurije rero ishya n'ihirwe, muzagira akazi keza, muzagire n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kunyumva.